Kwambara amaherena byaturutse he? Ni ibihe byiza byabyo? Ni izihe ngaruka zabyo? Tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye bijyanye n'amaherena. Hakaba ari amakuru y'ingenzi umuntu wese akwiye kumva. Umuntu wese biramureba kuko niba utanayambara ufite uyambara muziranye cyangwa mufitanye isano. Turebera ibintu bikuye mu ngingo 5 cyangwa muri paragraphe nk'eshanu. Icya mbere turebera hamwe amavu n'amavuko yo kwambara amaherena. Tureba n'icyo bisobanuye nyine mu mico runaka. Donc amavu n'amavuko yo kwambara amaherena n'igisobanuro cyabyo mu mico igiye itandukanye kuri iyi si. Icya kabiri tureba impamvu zitera abantu kwipfumuza ahantu hatandukanye kugira ngo bambaremo amaherena, ibintu nk'ibyo. Tureba impamvu zabyo. Hari impamvu zitandukanye zibitera umuntu atarazi, ku buryo hariho n'uri bubyumva agakenera kujya kwivuza rwose. Ku bantu bavura indwara nyine zo abo bita abapsikoterapeute. Hanyuma tureba akamaro ko kwipfumuza no kwambara amaherena. Turebe n'ingaruka zabyo, noneho ingaruka mbi zabyo. Hanyuma ubwo niturangiza ikiganiro buri muntu arifatira umwanzuro, yumve n'iryari akwiye kuyambara n'iryari adakwiye kuyambara. Ese birakwiriye ntibikwiriye? Buri muntu arashyira mu nyurabwenge ye. Reka mbere yuko dukomeza rero mbasabe rwose bavandimwe mukore subscribe, mukande like, mukande akazogera ka notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho ku gihe. Hanyuma nimubona akanya mukore na share kandi muduhe na comments kugira ngo tumenye ko twanoza ibyo dukora. Abamaze gukora ibyo, cyane cyane by'umwihariko abamaze gukora subscribe, turabashimira cyane bikomeye, tubasabira imigisha y'Uwiteka. Reka rero twinjire neza mu kiganiro tuganira ku maherena. Ntiwumva amaherena ngo bigire ibintu byoroshye. Harimo amakuru akomeye bisaba kwitondera, afite aho ahuriye n'ubuzima bwabo bwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe. Muri iyi minsi rero tumenyereye ko amaherena ari umurimbo w'abagore. Ni umurimbo ku bagore n'abakobwa, nubwo hari n'abagabo n'abasore basigaye bayambara ku mpamvu wenda tutamenya. Ariko n'abagabo n'abasore bake batanasanzwe tujya turabona bayambara. Amaherena azwi cyane rero ni amaherena yambarwa ku matwi. Niyo tumenyereye ko abantu bambara amaherena ku matwi, ariko hari n'abayambara ku mazuru, hari abayambara ku rurimi, hari abayambara ku mukondo ndetse n'ahandi. Ibi byose n'ubundi bigenda biterwa n'urwego rw'imitekerereze umuntu afite aho rugeze. Hanyuma rero bamwe bafata amaherena nyine nko kwirimbisha kugira ngo bagaragare neza. Abandi bakayafata nk'aho abongerera igikundiro mu bantu kugira ngo abantu babone babishimire. Urebye ibi bintu tuvuze byari nk'itangiriro, nk'iriburiro, introduction, ariko tugiye no kureba ingingo ku yindi nk'uko twazivuze. Kambashyiremo akandi kazi kimugiremo kumviramo gakeya gatuje. Uyu nguyu ati ndagukeneye cyane, j'ai tant besoin de toi. Gatege amatwi neza. Amavu n'amavuko yo kwambara amaherena n'icyo bisobanura mu mico itandukanye. Amaherena afite inkomoko mu myaka myinshi cyane, kandi bitangazwa ko amaherena yakundaga kwambikwa, ndibagezeho na source, ndibahe source rwose aho nagiye mbisoma kugira ngo namwe muzabyishakire. Yakundaga kwambikwa abacakara.
umuntu wese wabaga arengeje imyaka 7 w'umucakara, ubu ni ukuvuga ni umuntu umaze kuba yakwifatira icyemezo, yatanga igitekerezo cye. Guhera ku myaka 7 rero abacakara babambikaga amaherena nk'ikimenyetso gihamya ko uwo nguwo wabaye umucakara w'iteka ryose rwose. Ni ukuvuga ngo amaherena yambikwaga abacakara nk'ikimenyetso cy'uko wabaye umucakara w'iteka ryose. Hanyuma rero kera i Roma amaherena yambarwaga n'abacakara gusa, naho mu Bugereki ho bwa kera, Ubugereki bwa kera yambarwaga n'indaya. Ibi ndi kuvuga ntabwo ari byo nihimbiye, ndimo ndabisoma. Urumva ko ntabwo turabona abantu bazima bambaraga amaherena, indaya, abacakara. Hanyuma rero abakire babaga i Roma no mu Bugereki bo bambaraga amaherena ariko bagashyiramo udusaro tw'amazahabu, utubuye duhenze cyane tw'amazahabu n'utudiyama, kugira ngo bagaragaze ko ari abakire. Bo babaga bagamije kwirata no kwidistinga ku bandi. So bagafata iherena bakayishyiramo udusaro duhenze cyane bakayambara, ariko bagamije kugaragaza ko ari abakire, ko ari abaherwe kuko bashyizemo amazahabu n'amadiyama. Mu myaka y'igihumbi, mu myaka mu myaka y'igihumbi, ubwo niho mu kinyejana cya 9 ubwo i Burayi hatangiye kwaduka amaherena ku bagabo, yerekanaga itandukaniro hagati yo kumenyekana no kutamenyekana. Hanyuma mu kinyejana cya 13 Kiliziya Gatolika yabujije gutobora amatwi hakurikijwe inyigisho zivuga ko abantu badashobora guhindura imibiri yabo yaremwe mu ishusho y'Imana. Niyo mpamvu Kiliziya Gatolika yaravuze iti abantu twari mu ishusho y'Imana tugomba guhindura imibiri yacu ngo tuyishyireho ibyuma tunayipfumagure. Kuva icyo gihe mu kinyejana cya 13 amaherena yasigaranywe n'abantu babi, abajura, ba rushimusi, ndetse n'abantu bo mu cyiciro cyo hasi giciriritse. Abo ngabo donc abanyabyaha nibo basigaye bambara amaherena, kuko Kiliziya yari imaze noneho kubabwira yuko nta muntu ukwiye kwambara amaherena, nta muntu ukwiye gupfumagura umubiri we ngo ashyireho ibyuma asimbuza umubiri we Imana yamuremeye mu ishusho yayo, awusimbuza icyuma. Nyuma gato rero abantu batangiye gutera umugongo amategeko ya Kiliziya, ubwo biyopoza nyine kujyanye n'ijambo ry'Imana ko Kiliziya yaryigishaga. Hanyuma abantu ababyeyi, abagore bafite donc ababyeyi biciwe abagabo, ababyeyi biciwe abagabo, wenda haba mu ntambara cyangwa ku mpamvu runaka, abagabo baba barishwe batarapfuye mu buryo busanzwe. Babigaragazaga batobora abana babo b'abahungu amatwi. Batoboraga abana babo amatwi, hanyuma bakambika abana babo b'abahungu amaherena nyine, kugira ngo bagaragaze ko abagabo babo bishwe, donc bapfuye bishwe. Hanyuma iyo wabaga uri umuhungu we mu muryango, uri umuhungu umwe wenyine, bakwambikaga iherena, ku gutwi kw'iburyo, kugira ngo bagaragaze ko utemerewe kujya gukora igisirikare, kuko ugiye mu gisirikare waba uciye umuryango. Ni ukuvuga ngo umuntu waba ufite umuryango, umuhungu umwe mu rugo harimo haravutsemo umuhungu cyangwa ari we usigaye, uwo nguwo yashyirwagaho ikimenyetso cy'iherena ku gutwi kw'iburyo, kugira ngo
bigaragare ko we atagomba gusabwa kujya mu gisirikare kuko akigiyemo umuryango waba ucitse. Turanareba icyo Bibiliya bivugaho rero. Bibiliya mu gitabo cya Moyize cyangwa Moses cyitwa Kuva mu gice cya 21 umurongo wa 2 kugeza kwa 6 haragira hati: ariko uwo mugurano niyerura ati nkunze databuja kasubiremo. Ariko uwo mugurano niyerura ati nkunze databuja, sinshaka kugenda ngo mbe w'umudendezo. Shebuja amujyana imbere y'Imana, amuhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo, nuko shebuja amupfumuze ugutwi uruhindu, agumye kumukorera iteka. Ni ukuvuga ngo urabona ko bigarutse n'ubundi kuri kwa kundi bavuga ko yambarwaga n'abacakara. Umucakara wemeje kugumana na sebuja iteka, na Bibiliya byemera. Bibiliya burya yemera ubucakara. Tuzakirebaho ukuntu Bibiliya, igitabo cy'Imana yaremye abantu bakunda, nacyo cyemera ubucakara. Tuzabirebaho ibi ngibi mu kiganiro cyihariye. Aba bacakara rero bambikwaga amaherena biyemeje kwimbata burundu. Babaga ari imbata zanze kuva mu bubata ku mpamvu zitandukanye. Hari ukuba yarakunze shebuja cyane akumva atamuvira mu rugo. Urumva ni cya kibazo cy'uko umucakara agera agakunda sebuja cyangwa umucakaza kubera ikibazo cy'imyumvire yo mu mutwe n'uburwayi bwo mu mutwe navuga. Byarashobokaga kandi kuba nta muryango afite yumva yasanga, cyangwa se kuba yasiga umuryango yahungukiye. Ashobora no kuba yarahungukiye umuryango akavuga ati ntago mpava. Hari no kubona nta mbaraga zihagije gifite zo kuba yagenda ngo agire icyo yimarira, agahitamo kwibera imbata y'iteka ryose kwa sebuja. Hanyuma bakamwambika amaherena rero abigaragaza. Hanyuma twakwibaza tuti mu Rwanda amaherena yaje ate? Yakomotse he mu Rwanda? Carry me like a fire in your heart. Ati ntwara nk'umutima, ntwara nk'ikibatsi cy'umuriro mu mutima wawe. Hano rero umwanditsi aragira ati kwambara amaherena mu Rwanda rwose si umuco wacu, ntabwo ari umuco nyarwanda kwambara amaherena, ahubwo amaherena yaje ku mwaduko w'abazungu, aho batangiye bayambika inka kugira ngo byorohere nyiramashyo kumenya umubare w'inka atunze. Mwabyumvise? Amaherena mu Rwanda yatangiye yambika inka kugira ngo nyiramashyo amenye umubare w'inka atunze. Hanyuma muri Egypt, tuvuye mu Rwanda tugiye muri Egypt, mu Misiri, ubwo turi muri Afurika n'ubundi. Mu Misiri Abisirayeli bari mu bubata, bambaraga amaherena, bigaragaza ko umuco, bikaba bigaragaza ko umuco wo kwambara amaherena mu bacakara ari uwa kera. Ni ukuvuga ngo abacakara rwose kwambara amaherena byari ibintu byabo. Mu Rwanda ho rwose byaje amaherena yambikwa inka. Ntabwo wenda turi bugere ku mpamvu abantu noneho bambara amaherena atari n'abacakara, nta wabagize abacakara, atari inka. Turabireba. So muri icyo gihe cy'uko abacakara bambaraga amaherena, ngo cyari ikimenyetso cy'uko umuntu ari umutungo w'undi muntu. Wowe wambaye amaherena wabaga uri umutungo w'undi muntu, nyine uri umucakara. Ni ukuvuga ngo umucakara yabaga ari umutungo wa shebuja. Hanyuma ukibaza uti abambara amaherena muri iyi minsi byaba bivuze ko ari imbata cyangwa abacakara b'umuntu runaka? Hari umwanditsi w'umurokore wanditse ati niba abakurambere barambaraga amaherena
ngo bigaragaze ko ari umutungo wa bashebuja cyangwa someone is property, abubu bayambara bashaka kwerekana iki? Aratanga igisubizo no murokore. Impamvu namwise umurokore nuko yanditse nyine nkumva ko yakoresheje langaje ya kirokore, ariko simuzi, sinzi niba ari umurokore. Uyu mwanditsi yakomeje agira ati rero kuri iyi ngingo buri wese yavuga uko abyumva cyangwa kumva ko bitamureba. Ntaho dusanga muri Bibiliya batubwira neza ko kwambara amaherena ari nta kibazo. Akomeza agira ati kubera ukuntu Satani yarushijeho kwigarurira imitima ya benshi, ubu abantu bahindutse abacakara ba Satani kubera kwambara amaherena. So uyu nguyu aragira ati rero kera abantu bambaraga amaherena kuko babaga ari abacakara b'abantu runaka, ati uyu munsi abantu bambara amaherena kuko ari abacakara ba Satani. Umuntu ashobora kuba yambara azi ko ari umurimbo usanzwe kugira ngo agaragare neza, ariko ntamenye neza ko yamaze kwigira umutungo wa Satani. Uyu ni umuntu wabyanditse gutya, waho ni umurokore. Hanyuma Satani rero akamwereka yuko ibyo ntacyo bitwaye. Ngayo nguko kubijyanye rwose n'icyo umurokore atangaza ku kwambara amaherena ku iki gihe. Umuntu atari umucakara wundi, ahubwo umuntu yarahindutse umucakara wa Satani nk'uko umwanditsi yabitangaje. Hanyuma tugiye kurebera hamwe muri rusange impamvu, motives behind, kubera iki uyu munsi noneho ku murokore tubivuye ibyo umurokore yatangaje. Tugiye kurebera hamwe impamvu ziri scientifique, ndetse impamvu ziri scientifique zifite analize isobanutse zo kwambara amaherena uyu munsi. Nturi umucakara, ntabigutegetse, ariko ukambara amaherena. Umwanditsi yanditse yuko impamvu za mbere ari psychological disorders, ni ibibazo byo mu mutwe cyangwa akavuyo ko mu mutwe, akavuyo ko mu mitekerereze. Akabisobanura agira ati ubusanzwe ibintu byo kwihindura umubiri no kwipfumaguza ku mubiri no kwipfumuza ku mubiri akenshi bigaragara nko self expression, nko kwigaragaza haba hari langaje uri gutanga nyine ushaka kwerekana confidence, kuzamura confidence yawe. Atariko bishobora no kuba bituruka ku kibazo cy'imitekerereze, cy'akavuyo ko mu mitekerereze. Ati by'umwihariko hari icyo bise borderline personality disorder, byo bita BPD, borderline personality disorder. Kikaba ari ikibazo cyo mu mutwe, mental health condition characterized by significant instability in relationships. Hari byo mvuga mu Cyongereza kugira ngo kuko mbona kwisobanura mu Kinyarwanda bingoye, ngo iyi borderline personality disorder, byo bita BPD, ni ikibazo cyo mu mutwe kigaragazwa na instability, no kutagira relationships, no kutagira umubano n'abandi uhamye, kutamenya kubana neza n'abandi bihamye, kugira akavuyo mu buryo ugaragara no kugira akavuyo mu marangamutima. Kikaba ari ikintu cyafekita, iyi ndwara akaba ari indwara itera umuntu kutabasha kubana n'abandi neza cyangwa kwegerana n'abandi. Hanyuma umwanditsi arongera agira ati kandi bishobora no guturuka ku ndwara yitwa ADHD cyangwa attention deficit hyperactivity disorder.
ikaba ari indwara ifata ubwonko, ifata udutsi two mu bwonko. Ni indwara ifata udutsi two mu bwonko, donc igateza akavuyo muri utwo dutsi two mu bwonko, cyangwa ikabangamira gukura k'udutsi two mu bwonko, hanyuma ikagira ibimenyetso byo kutita ku bintu, inattention. Umuntu akaba atagira attention, atita ku bintu, nko mu ishuri umuntu akaba ari wa muntu wiraramiye arimo kureba ukagira ngo arimo kureba mwarimu kandi yibereye ahandi. Donc akaba ari umuntu ubona ko mentally atari stable. Ahangaha aba scientifique barimo kugaragaza ibibazo biri psychologique bitera abantu kwipfumuza, cyane cyane ba bantu bipfumuza ahantu henshi, ugasanga afite amaherena nk'atandatu ku matwi, ukabasanga yipfumuje ku zuru, ibintu ubundi mu by'ukuri wakwibaza icyo bimaze ukakibura, ariko burya nkurikije ibyo aba ngaba banditse haba harimo ikibazo kiri psychologique, abantu baba barwaye batabizi. So bene abo bantu nyine usanga ari ba bantu bagira ngo bagira icyo bita excessive movement, ba bantu bakunda kugendagenda usanga badahama hamwe, ba bantu batajya baruhuka, restlessness, ba bantu batajya baruhuka ngo batuze, kandi ba bantu bavuga amagambo menshi cyane. Iriya ndwara twabonye ADHD ifite ibyo bimenyetso mvuze, inattention yo kutita ku bintu. Icya kabiri cyo bita hyperactivity, excessive movement, kumuvinga cyane, kugenda cyane, udahama hamwe, kutaruhuka. Urumva umuntu ugendagenda ntashobora kuruhuka, hanyuma no kuvuga amagambo menshi cyane, kuvuga amagambo menshi cyane atari ngombwa. Abantu kandi bafite iyo ndwara, iyo muri nko kuganira bagenda bagucamo, ntashobora gutuza ngo ubanze urangize kuvuga, ahita agucamo, ukavuga agahita agucamo gutyo nyine. So bene abo bantu rero ni nabo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ni nabo usanga bakunda kwipfumaguza cyane. Singira kubivuga, no ubushakashatsi nababyanditse ndibahe source. Batangaza ko ibyo bibazo byo mu mutwe donc bitera abantu gushaka kwipfumuza, akagenda akipfumuza amaherena, amatwi akayamaraho, akajya ku zuru, akajya ku mukondo, akajya ku rurimi, ahantu hatandukanye. Hanyuma hari icyo twakomeje cyitwa PTSD, post traumatic stress disorders. Iyi ngiyi nayo ni indwara, iyi post traumatic stress disorders nayo ni indwara yo mu mitekerereze, igira ibimenyetso. Ni ukuvuga ngo muri make umuntu wahuye n'ibibazo bitandukanye bimuremerera agira ikintu bita post traumatic stress disorders. Ni ukugira akavuyo ko mu mitekerereze katewe na bya bibazo yahuye nabyo. Ashobora kuba yahuye n'intambara, ashobora kuba yafashwe ku ngufu, ashobora kuba kubitwa cyane, ashobora kuba atukwa, ashobora kuba yakundanaga n'umuntu akamwanga ariko amutraumatije cyane. Ibintu bitandukanye bituma umuntu aba traumatize. Hanyuma rero
iyo bibaye byinshi umuntu agira cya kibazo cya PTSD, niba ibintu uburwayi bufata imitekerereze bitewe na za trauma yahuye nazo. Hanyuma rero abashakashatsi bakaba bavuga yuko umuntu warwaye indwara nayo mu mutwe agira ubushake bwinshi bwo kujya kwipfumuza kugira ngo we aba yumva ngo bimufasha gukopinga cyangwa kwakira ya situation arimo. Izindi psychological factors, ibindi bibazo byo mu mutwe byo mu mitekerereze bitera kujya kwipfumuza cyane, abashakashatsi baravuga ngo guhindura umubiri w'umuntu uko umeze bishobora guterwa no kutigirira icyizere, noneho ukajya kugenda kwipfumuza ukambara amaherena ahantu hatandukanye kugira ngo wenda uzamure confidence yawe, ubundi ukambara hari n'abambara nubwo atari ukwipfumuza, abambara ibintu ku maguru ngo ni za gourmette n'ibiki. Abashakashatsi batangaza ko hari igihe umuntu aba afite ikibazo muri we cya self esteem, atiyemera, atifitemo kumva yiyemeye, yumva yihagije, agashaka ibintu bimwongerera estime, bimwongerera icyubahiro n'agaciro. Hanyuma ikindi batangaza nuko ngo hari igihe umuntu aba yumva, hari abantu ngo kwipfumuza bibaha feeling, akumva arabishaka, akagenda umunsi akipfumuza hamwe, ejo agasubira akipfumuza ha kabiri, rero akipfumuza gutyo akumva ni byiza, kumva mbega biramuha icyo bita plaisir. Abandi ngo hari ababikora bagamije kwiyopoza kuri sosiyete barimo. Niba sosiyete barimo idakunda uwo muco w'amaherena, bakaba bati no, njyewe ngomba kunyuranya nabo, akabikora. Icyo nacyo aba ari ikibazo. Cyangwa se abandi bakabikora bagira ngo bihuze n'umuco runaka. Niba tuvuge ugiye kuba mu Bamasayi bagira umuco wo kwipfumura rwose, bakagira nawe ukaba wabikora kugira ngo ubane nabo neza. Ibyo bikahita bitujyana no ku mpamvu y'umuco n'ubundi, cyangwa kwipfumuza nk'ikimenyetso nka kuriya Abamasayi babigenza. Hari abantu kwipfumuza ahantu hatandukanye, amatwi n'ahandi, biba biri mu muco wabo nk'Abamasayi turabizi. Hanyuma ikindi ngo hari kuboostinga confidence. Umuntu utifitiye confiance, utifite twabibonyeho gatoya, umumva akeneye kuzamura agaciro ke, akagenda rwose agashyiraho amaherena ahantu hatandukanye. Hari n'umushakashatsi wanditse ko kwambara amaherena no kwipfumuza bijyana nabyo, ngo hari ababikora mu buryo bwo kwishimisha, donc nka désir sexuel, donc nka plaisir sexuel. Hari ababikora bakumva bifite uburyo bibaha ibyishimo bijyanye n'igitsina, donc plaisir sexuel. Akagenda akipfumuza, agasubira yakumva uko yipfumuza, akumva we arimo kwexplora sexualité ye, akumva nibwo abaye umukobwa wuzuye. N'urugero niba ari umukobwa, akumva biramunyuze kuba bikora nk'umukobwa n'igitsina gore. Donc reka mbisome mu Cyongereza kuko kwisobanura byananiye. Ngo some people get piercings, reka mbivuge, some people get piercings cyangwa piercings for sexual enhancement or as a way to explore their sexuality. Nuko babivuze mu Cyongereza, njye mu Kinyarwanda nagerageje kwisobanura ariko atari neza cyane. Reka rero dukomereze ku kamaro ko kwipfumuza, kuko burya buri kintu kigira icyiza n'ikibi. Icya mbere harimo kwinezeza nk'uko twabibonye hejuru. Icya kabiri harimo kumva warimbye,
rwose abantu bambaye amaherena bumva barimbye. Hari no kuba umuntu wambaye amaherena bitewe n'ayo ariyo yitabwaho abantu bakamwitegereza, gukurura attention y'abantu. Hanyuma hari ikintu na sexual pleasure nk'uko twabibonye hejuru, kumva ko umuntu bitewe n'uko ameze psychologically, kuba agenda akipfumuza akambara amaherena menshi ahantu hatandukanye, bizamura sexual pleasure ye. Reka noneho turebe ingaruka, consequences zo ni nyinshi cyane, ingaruka mbi zo kwipfumuza no kwambara amaherena. Hari abahanga muri Espagne batangaje ko ibyuma byiganjemo amataratara n'amaherena bikurura cyane mu gihe umuntu avugira kuri telefone. Iyo wambaye amarinete, burya na marinete ntukwiye kwambara utarwaye amaso, ntabwo amarinete ari umurimbo wundi, ariko ubona abasirimu bakubisemo ibirinete aho ngaho bagiye bakifotoza ukabona ni ibintu by'imirimbo, ariko hari ingaruka bigira. So abashakashatsi batangaje ko rero amaherena n'amataratara, amarinete, iyo uri kuvugira kuri telefone hari uburyo bikurura, bikaba bishobora gukururira kanseri y'ubwonko ukoresha telefone n'ibyo donc ukoresha telefone ariko wambaye amaherena n'amarinete, hari ukuntu bikururana bikafekita ubwonko, bikaba byatera kanseri y'ubwonko. Ibi byatangajwe n'abashakashatsi bo muri Espagne. Ubwo rero murabyumva, dushingiye kuri icyo, byaba byiza igihe ugiye kuvugira kuri telefone wakuramo amaherena na rinete ukabishyira ku ruhande, kuko nta kiruta ubuzima. Hanyuma abandi bati mu gihe umubiri wawe ugira impinduka ku bikoresho bimwe na bimwe, allergie, uzitondere gutobora amatwi, kuko hari ubwo ingaruka ziba mbi ku ruhu, bikaba byavamo na kanseri. Mubyumve neza. Icya gatatu, umurwayi wa diyabete ntakwiye kwipfumuza, ntakwiye gutobora amatwi cyangwa n'ahandi hose, cyangwa ndetse n'umuntu urwaye indwara z'uruhu ntakwiye kwipfumuza, kuko akenshi umubiri w'umurwayi cyane cyane wa diyabete ntukiri igikomere byoroshye. Aho ngaho ubwo abarwayi ba diyabete babyumvise. Hanyuma ikindi, umubiri utinda kugira inkovu cyangwa gukira, cyangwa umubiri ugira inkovu zikomeye, ibyo bita ibirayi ku matwi. Ni ukuvuga ngo hari abantu bapfumura amatwi bakagira ibirayi ku matwi, ugutwi kukabyimba, kukabaho uruntu rwose ukabona cyabyimbye, bwa bwiza yashaka noneho agahita ahinduka igishwamwinyo. Ugutwi ukabona kwabaye ikintu. Utabaye wifite ngo ugende bakubage neza umere neza, ngire ngo ukaguma umeze kuriya, wahita wakwicuza. Wakwicuza. Birasaba kwitonda cyane no gushyira mu gaciro. Abandi bashakashatsi bati abantu batagira ubudahangarwa bw'umubiri buhagije ntibakwiye gutobora, cyangwa niba banatoboye bakwiye kubyitondera bakabikorerwa n'abahanga. Ndumva nyine at least babikoresha kwa muganga, aho kugira ngo ugende ubonetse wese agupfumure amatwi. So sinzi niba n'umuntu yamenya ko afite ubudahangarwa buhagije, sinzi uburyo wabipima. Utabizi ngire ngo wavuga uti ntawamenya. Hanyuma hari uwagize ati ingaruka zishobora kugenda ziba nyinshi bitewe n'ubwoko bw'icyuma wakoresheje cy'iherena. Njya numva bavuga yuko nyine iherena rikoze muri zahabu ryo nta ngaruka rigira cyane, ariko andi maherena akoze mu bindi, donc atari ayandi y'agaciro gahambaye, ashobora guteza ibibazo. Kandi nyine usanga benshi bambara 2, 5, 10. Ubundi ngereranyije nyine ngo bakaba bambara nk'amaherena y'500 kugira ngo wizere ko wambaye iherena rizima ritaguteza ibibazo. Yes. Barakomeza bagira bati amaherena ashobora gutera infection. Ashobora gutera infection
cyane cyane igihe utagiriye isuku amaherena n'ahari uyambaye, bishobora kuzana bagiteri mu gisebe handi bapfumuye, hanyuma bigatera infection nyine mu mubiri wawe. Muri iyi nyandiko kandi baratangaza yuko amaherena bitewe n'icyo akozemo n'ubundi ashobora gutera ibibazo ku ruhu, cyane cyane uruhu rwegereye hahandi hapfumuye hakabyimba. Mbega uretse na cya kindi cyo ku matwi n'ahandi hose bapfumura ngo hashobora kubyimba, uruhu rwose rwa hafi aho ngaho rukabyimba, mbega ukabona ko umubiri widevelopye ku buryo budasanzwe. Bakomeza bagira ati kandi hari igihe amaherena hashobora kuzamo ikibazo ku buryo wa mwobo w'iherena waguka, ukaguka hagasa nk'ahagenda habora, bikaba ngombwa yuko noneho habaho rwose kugukorera chirurgie, donc bakagira uburyo bundi bakwitaho kwa muganga kubera ko ugutwi kwangiritse cyangwa ahantu hapfumuye hangiritse. Ikindi ngo kwambara amaherena aremereye kandi igihe kinini byangiza ugutwi, byangiza amatwi kuko nyine abaremerewe hari yatereye hakagenda hangirika kubera ko ubwo buremere buba bukurura amatwi. Ibindi byo ni ibisanzwe batangaje hano muri kino gitabo, bavuga bati hari temporary pain and discomfort, kuba wababara barimo kugupfumura, birumvikana nyine igihe cyose umubiri wapfumuye urababara. Hanyuma infection twazivuze bari bazishubiyemo hano. Hanyuma hari no kugira gute n'icyo bise ngo disease spread through blood, no kuba habaho kwanduzanya, kuko urumva iyo upfumuye ugutwi cyangwa ahantu runaka amaraso arasohoka. Ushobora gupfumuzwa akantu kariho amaraso y'undi muntu akakwanduza indwara yari arwaye, amaraso arasohoka andi akaba yakwinjiramo. So hashobora kubamo rero ibintu byo guhererekanya ibyorezo binyuze muri uko gupfumagura amatwi cyangwa ahantu hatandukanye ku mubiri w'umuntu. So ingaruka ni nyinshi rero turazibonye, tubonye ingaruka arizo nyinshi kurusha ibyiza biva mu gupfumura amatwi. Twanabonye kandi ko amaherena mu mateka y'isi yagiye yambarwa n'abantu b'abacakara, ndetse na Kiliziya ikaba yarabujije abakristo amaherena kubera ko ngo gupfumura ugutwi cyangwa umubiri ahari hose wapfumura ubusimbuje umubiri Imana yaremye kandi mu isura yayo, ubusimbuje icyuma, bikaba bitagaragara neza imbere y'Imana. So ni byinshi twabonye rero, nizera ko mwabyumvise mwateze amatwi. Hasigaye n'aha buri muntu ho gushyira mu gaciro agakora amahitamo. Wenda tuzabishyira mu kindi kiganiro. Abana bapfumurwa amatwi batabihisemo, tuzareba niba batabujijwe uburenganzira bwabo tubakorera ubuvugizi, kuko yakabaye ikintu cyose kibabaza umubiri w'umuntu kinagira ingaruka, yakabaye